Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyanza aho hagaragaye amarorerwa nyuma y'aho umwarimu yazanye umukobwa mu nzu ye ngo binezeze, none yamukoreye ibyasigiye isomo rikomeye abasore bose bibana bahita bagira ikikango, batangira kuvuga ko abakobwa bakoze inama karundura isigaye yiga ku bagabo cyangwa ku basore. Mbese n'iki uwo mukobwa yakoreye uwo musore cyatumye abasore bose bikangamo? Ese uyu mwarimu ko yateye abasore bose ikikango yaba yakorewe iki n'uyu mukobwa wasize utanze isomo ku basore bose ndetse no ku barimu bose ndetse no ku bagabo bose? Kuri ubu abaturage, inzego z'ibanze zaba zatangaje iki nyuma yo kubona iryo shyano ryabereye kuri uwo mwarimu wigisha hamwe mu karere ka Nyanza? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iryo shyano ryongeye kumvikana mu karere ka Nyanza. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amahano akomeye, ni inkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byose bigiye bitandukanye bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'aho umwarimu w'umwe mu karere ka Nyanza cyangwa wigisha muri kamwe mu karere mu gace ko mu karere ka Nyanza yagaragayeho ibintu bitari byiza, ndetse abantu bose batangira kongera kugaruka ku bintu bigenda bigaragara ku barimu. Nyuma y'aho umubiri wamunaniye kwihangana maze atumizaho uwari inshuti ye y'umukobwa ngo baze basangire cyangwa aje kumusura, maze umukobwa araza nk'ibisanzwe. Gusa ibyo uwo mukobwa yamukoreye byahise biha isomo abasore cyangwa abagabo bakunze kuzana abakobwa mu nzu zabo basanzwe babamo. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse n'abantu bose bagiye batandukanye. Yabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, aho havugwa inkuru y'umwarimu wigisha muri rimwe mu mashuri abanza wazanye umukobwa mu nzu acumbitsemo ngo binezeze, ariko kuri ubu akaba yaranze gutaha, aho uwo mukobwa amusaba ko yamwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abone gutaha. Amakuru avuga ko uyu mwarimu yigisha ariko akabifatanya no kwiga muri kaminuza, ndetse ngo yahuye n'uwo mukobwa bitewe na musaza we bari inshuti. Bivugwa ko uwo mwarimu yatangiye gutereta uwo mukobwa, niko kumusaba kuza kumusura. Bwa mbere nyamukobwa araza ndetse baranaryamana. Nyuma yaho cyangwa bwarakeye umukobwa yongera asubira iwabo mu karere ka Nyaruguru. Muri uku kwezi kwa Nzeri 2024 nabwo wa mwarimu yasabye umukobwa kuza kumureba, nyamukobwa arongera araza nk'ibisanzwe. Umunsi wa kabiri bararyamye, umwarimu asaba umukobwa gutaha, maze umukobwa amubwira ngo nabaretse azataha bukeye. Bukeye mwarimu nawe byamwanze mu nda, yongera gusaba umukobwa gutaha. Umukobwa nawe amusubiza mu magambo ye y'ubwishongozi agira ati reka sinataha, nararongoye byararangiye.
umwarimu nawe amubwira ko ataritegura by'uko yarongora bityo yaba agiye iwabo mu karere ka Nyaruguru maze ibindi bakazabiganiraho nyuma. Nyamukobwa yongeye kumusubiza mu magambo ye nako y'ubwishongozi agira ati ntaho najya dore wananteye inda. Iyo nkuru uyu mwarimu akimara kuyumva yahise asuka amarira aba menshi mu maso, abura uko yifata, kwihangana biranga, maze atangira gusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo imukize uyu mukobwa wo mu karere ka Nyaruguru. Umunsi umwe uwo mwarimu yize amayeri ubwo yashakaga kumucika. Bajyanye guhaha mu gasantere ari mu gitondo, ariko umwarimu amuha urufunguzo rutari rwo kugira ngo gufungura nibyanga ahite yibwiriza atahe. Umukobwa ageze mu rugo gufungura byaranze, ahita afata umwanzuro ajya kureba uwo mwarimu ku ishuri. Bivugwa ko kugira ngo bagenzi be batamenya ibyabaye yahise aha uwo mukobwa urufunguzo, maze umwarimu mu kwiregura amubwira ko yari yibeshye akamuha urufunguzo rutari rwo. Hashize iminsi 8 umwarimu bimaze kumurenga yaje guhamagara inshuti ze n'inzego z'ubuyobozi muri kariya gace, azibwira ibyo yahuye nabyo, maze umukobwa we avuga ko ntaho yajya yararongowe byararangiye, yanatwaye inda cyangwa yanamuteye inda, maze abo bantu bababwira ko umuntu abana n'uwo yishimiye nta mpamvu yo kubana n'undi ku gahato. Mwarimu yavuze ko n'inda yabayihonga, yemera ko mu minsi 8 amaze akwiye kumubarira ibihumbi 10 y'amafaranga y'u Rwanda ya buri munsi yose, hamwe akaba ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda. Umukobwa nanone mu kwihagararaho asubiza uwo mwarimu mu magambo ye agira ati ayo sinayemera, kereka umpaye amafaranga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nibwo nakuvira muri runo rugo rwawe. Uwo mwarimu yaje kwigira inama yo kujya kwirahira ku nshuti ye y'umusore. Icyo gihe umugore aramushakisha abwira abantu ko yabuze umugabo we, maze abandi bahamagara uwo mugabo mu gicuku bamubwira ko nubwo yihaye guta inzu uriya mukobwa nagira icyo aba abiryozwa, maze uwo mwarimu yitwikira igicuku arataha. Niko kujya mu nzu bombi bacumbitsemo barongera bararyama nk'ibisanzwe nk'umugore n'umugabo. Ku ruhande rw'uyu mwarimu bigaragara ko atishimiye kubana n'uyu mukobwa, kuko hari n'amakuru yizewe avuga ko kuri uyu 26 Nzeri 2024 yavuye ku ishuri yigisha aza mu rugo avuga ko agiye kwimuka, maze umukobwa ntiyamwemerera, baheraho bararwana. Gusa umwarimu akaba amakuru ko yashatse kuva mu karere ka Nyanza ngo ahunge uwo mukobwa, ariko aza gusanga yaba ataye akazi. Umukobwa we ku ruhande rwe avuga ko aho uyu mwarimu azajya hose azamukurikira, ngo kuko yifuza kubana nawe, ngo kandi kuko yanamuteye inda agomba kumurerera umwana. Ubusanzwe uyu mukobwa wo muri kano karere ka Nyaruguru asanzwe akora ubucuruzi buciriritse bw'ibintu bitandukanye birimo inzoga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi nkuru ikimara gusesekara mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bagiye bayigarukaho, aho abagiye batandukanye bose batunguwe n'uyu mukobwa bavuga ko ibi bitari bikwiye ko akora ibyo bise amahano, nk'uko umuntu abana n'undi nta gahato kajemo, ko kandi umuntu abana n'undi hajemo ubwumvikane. Gusa nanone abagiye batandukanye bongera kuvuga ko bino byakabereye isomo abandi bagabo cyangwa abasore bazana abakobwa bose biboneye mu ngo zabo, kandi bongera kugira inama abarimu ngo kuko bino bintu bimaze kuba bihora biba umunsi ku wundi, ngo kuko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ukunze kubona abarimu bagiye batandukanye bagenda bakora amahano cyangwa amarorerwa, ngo kandi aribo bagahaye cyangwa aribo bagahaye imico myiza abana barera.
ngo kuko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ngo abarimu nibo basigaye bagaragaraho cyane cyane ngo ko bateye inda abanyeshuri bigisha we cyangwa bakoze ayandi marorerwa nk'aya ngaya uyu nguyu yakoze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.